uwo mugore yakize kanseri yahagurutse mu iterana avuza induru akoma karuru umva ashaka no gufungura imyenda aravuga ati ryahise rizamuka ibere rireshya n'irindi rimaze kureshya n'irindi aravuga atayiwe rirareshya n'irindi we atayiwe rireshya n'irindi atayiwe rirakizewe abarahagurutse bwose bwese bushira ritari nabyimbuka ati rirakizewe abarahagurutse ati mama kana ati mama ashaka gufungura ibipeso abadiyakore bashaka kujya kumufata ndabwane mwemuretse uwo muntu sindi bwongeye kwigisha mutamuzanye imbere hano ni mumuzana abanza asobanure ukuntu rireshya n'irindi n'ukuntu bimubayeho umva umumama yaraje yakize kanseri gasigara hameze hakiri cya gisebe uburibwe bwashize ibere rireshya n'irindi ubu yaragiye ni muzima hakize umugabo wari urwaye umugongo yaragiye kwivuza mu Buhinde bamubwira ko umugongo utazigera ukira umugongo wese ukira aho ngaho ubwo si umuntu utiga kuvuga ngo gari y'amagambo ngo ni ibintu bigira by'abazungu ahubwo akemera siyanse yazanywe n'abazungu ariko akanga kwemera ijambo ry'Imana si ikibazo byarambabaje cyane ariko nuko nyine ariko ibyiza buriya nuko twakwemerera Imana ikatuyobora buva hehe umukristo udasoma Bibiliya agira amanyanga menshi agira ibyaha byinshi akora atazi ko ari ibyaha ibyo byaha kenshi uzasanga Bibiliya ikunda kubyita ibyana by'ingunzu Salomo niko yavuze ngo ni ibyana by'ingunzu ariko kandi twebwe mu Kinyarwanda cyumvikana tubyita ngo ni ibyaha by'inyongo bizabugingo umukristo usoma Bibiliya hari ibyaha byinshi akora atazi ko ari ibyaha ku buryo umuntu usoma Bibiliya ashobora no kumusanga akamubwira ngo ibi uri gukora ni ibi ni ibyaha akakubwira ngo warayoboye ubwo rero iyo ukora ibyo byaha umujinya wa Yesu kubaho Yesu arakurakarira ubwo rero badusobanurira ijambo rivuga ngo musome urya mwana kugira ngo atarakara bivuga ngo utayisomye ararakara arakazwa nuko hari ibyaha byinshi ukora utazi yuko ari ibyaha ugira utunyanganyanga twinshi ugira amatiku menshi ugira ibyaha byinshi ukora bigatuma Yesu aguhoza uburakari kandi ukagenda bakakuhanurira ngo Imana iguhaye imodoka Imana iguhaye inzu Imana iguhaye akazi bakubwira ngo hari ibintu Imana yemye ku buzima bwawe kandi umujinya wa Yesu ukuriho ukagenda nawe wumva ngo Imana irakwemera nta nubwo twemezwa n'Imana yuko yaduhaye ibyisi ntabwo ibyisi bitwemeza ko Imana idukunda kuko ibyisi abisi babitunze kurenza uko abakristo babitunze Omora TV. Yes ashimwe nshuti bavandimwe mukurikiye iyi channel yacu ya Rwanda ni Gospelers nkuko bimenyerewe rero uyu munsi twasuye muvuga butumwa umukozi w'Imana wasizwe amavuta mukanya uri buze kubibwira nkaba nabanza kubasaba gukora subscribe ndetse na share kuri iki kiganiro kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri buri wese rero muri aka kanya nkuko maze kubibabwira dufite hano umutumirwa muri kumubona turi kumwe nagira ngo atangire yibwira abadukurikiye ni karibu nitwa Jarik Kingeneye aba hano muri Kigali ndubatse umudamu tubyaranye bana murakoze cyane Jarik Kingeneye ufite umudamu ufite n'abana bane abo bana n'abahungu n'abakobwa nabyo numva ni byiza kukumenya cyane no kuvuga ngo Imana itanga uko ishaka yego urubyaro rwose nyine n'urubyaro birabangwa abana n'umwandi uva ku Uwiteka amen mbo n'abahungu gusa oya ni byiza cyane Imana ishimwe n'umudamu umwe nkuko wabivuze umudamu umuntu sineme gushaka babiri Imana yaremye umugabo n'umugore ntago yaremye benshi amen niko bivuga yuko Imana yaremye Adamu ikamuremera umufasha umukwiriye yishaka ngo yari kumuha abagore benshi ariko yamuhaye umwe ngo kugira ngo ibone urubyaro ruzayubaha amen urakoze cyane umukozi w'Imana Jarike nukuri turanezerewe kuba akanya turi kumwe nawe hano twagusuye tugusanze n'ubundi aho usanzwe ukorera umurimo w'Imana nukuri byatunejeje kuba turi kumwe nawe muri aka kanya nagira ngo rero kugira ngo dukomeze tubane n'umwuka w'Imana nagira ngo nguhe umwanya ubanze usenge kugira ngo turagize Imana ikiganiro tugiye kugirana Mwami Yesu turagushimiye kuba duhamagaye kugira ngo tugukorere muri iki gihe cya none misi ya nyuma y'imperuka imisi igoye kandi tugushimiye ko wemeye iki gihe twebwe tukibamo ntabwo wemeye ko Pawulo akibamo na Daniel wemeye ko atakibamo ndetse n'abandi bahanuzi wabonaga batazagishobora ariko wabonye ko twebwe tuzabasha kuba twaresista kino gihe tukagishobora n'amamvu wemeye ko tuvuka muri iki gihe kandi tugushimiye ko wadushoboje kugira ngo dukore umurimo wawe twakora ubwami bwawe uyu mwanya rero turakomeje kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe ubane natwe kandi ijambo ryawe rizabohore benshi rizakiza imitima ya benshi rizabohore benshi rizakize benshi
rizababera umucyo ubereka umwijima bawunge bawuvemo bajye mu mucyo wabo. Turagushimiye kubana natwe, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Abakurikiye Rwanda ni Gospelers rero, icyatumye dusura uyu mukozi w'Imana nuko tuzi kwagira ijambo muri we, ijambo ry'Imana, Imana yamushyizemo ibyanditswe byera. Rero twaje nari ngiye kuvuga pastor, ariko no kuba pastor uzaba we kuko yandiwe n'undi. Okay, pastor ntabwo wigeze utangira, ntabwo watubwiye ko uri pastor, watubwiye izina gusa. Ikibazo no kumenya pastor ibyaricyo. Pastor ni ukuvuga ngo uwigisha ijambo ry'Imana wese ni pastor. Ubundi bari pastor rega, nuko pastor ari izina, ubundi ni izina umuntu ahabwa n'abantu. Ariko imbere y'Imana ushobora kuba unarenze pastor ahubwo. Amen. Icyambere wese ubyiyumvamo bikurimo cyangwa ntago bikurimo. Niba koko urumva bikurimo, ibyo nibyo. Ubwo igisigaye nuko abantu aribo bazaharya ngo babisuka amavuta bakakurambika n'ibiganza. Ushobora no gusa kimwe, ushobora no gusanga ahubwo wowe wita pastor butanamukwiriye. Rero burima ijoro ryo ryimika, hanyuma abantu nabo bakareba akavuga ati uyu muntu arabikwiriye cyane. Sibyo ko muri iyi minsi abantu ntabwo bakireba kuri ibyo, barareba ku bintu byinshi tutakwirwa tujya gusobanura aka kanya. Ariko ubundi ubupasitoro cyangwa se gukorera Imana ni ibintu uhabwa nijoro. Amen. Kandi nawe ukabyiyumvamo, wamara kubyiyumvamo ukabikora, abandi nabo bakabibona bati koko uyu muntu arabikwiriye. Yes. Okay. Rero kuri pastor niyo gutere ipfunwe cyangwa ikibazo. Okay. Ubwo nanjye ntabwo ushaza kuba wenda ngo ngabisi barabimpaye, ariko ngi imbere y'Imana ndabizi ko ndi kuri pastor. Yes. Okay. Arakoze cyane kudusobanurira. Nagira ngo rero muhe umwanya atwigisha ijambo ry'Imana kuko nicyo cyatuzanye. Tuzi ko umutsima utera imbaraga ni ijambo ry'Imana, umutsima wubaka ubugingo ni ijambo ry'Imana. Rero niyo mpamvu nashaka kugira ngo tumuhe uyu mwanya abe yatwigisha ijambo ry'Imana. Ni karibu Pastor Jorik. Murakoze cyane. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Tangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ibice 3:16. Aratubwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibimbano by'umwuka, muririmbirirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amen. Turasoma andi magambo dusanga muri zaburi ya 2 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12, aho dusanga ijambo ritubwira ngo nuko noneho mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mwisi mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya wo kongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo navuga ngo ni ubutumwa ngiye kuguha wowe nshuti yanjye nkurikiranye n'undi uzankurikirana wese uko ibihe bizaha ibindi. Ijambo rivuga ngo ribe muri wowe rigwiriye, ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Nituvuga ngo ribe muri wowe ni ijambo ry'Imana. Ni mpamvu dusomye mu Bakolosayi batubwiye ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose. Ikibazo kiriho muri iki gihe dufite, ubwo ndavuga ku bantu bamaze kwizera Imana, nuko banze gusoma ijambo ry'Imana ngo ribe muri bo rigwiriye. Hakaba n'ikindi kibazo dufite cy'abavuga ngo bararisomye bararigwiza ariko nta bwenge rifite. Ibyo bikaba bibyukije ikintu cyitwa ubuyobe ndetse n'ubuvangirwe. Icyambere, hari abarisomye bararigwiza ariko nta bwenge burimo, abo ngabo bamaze kuyoba. Icya kabiri, hari abandi banze kurisoma. Kubw'iyo mpamvu hari ibintu byinshi bituma bavangirwa mu birebana n'agakiza, haba mu buhanuzi, haba mu gusenga, haba mu birebana no gukorera Imana. Ugasanga baravangiwe bitewe n'iki? Bitewe nuko banze gusoma ijambo ry'Imana. Ibintu byose bakora barabikora ku marangamutima yabo, ariko atari amarangamutima aturutse mu ijambo ry'Imana. Rero turi ku nsanganyamatsiko, topic tugiye kuganiraho iravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe, ribe muri wowe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mbere y'uko twinjiramo, ndashaka kubanza kuvuga gatoya ku birebana n'igitabo cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nk'iyo dusomye mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohana, igice ndumva ari cya 15 umurongo ndumva ari 20 na kangahe ntago nibuka neza,
ariko Yesu ajya gutandukana n'intumwa ze yarababwiye ngo sinkibita abagaragu ahubwo mbise inshuti, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ubushuti bwacu na Yesu yarengejeho ikintu gikomeye, aravuga ati ntabwo bigarukira aha, nubwo mbise inshuti ntabwo ari ukubita gusa, ahubwo muri inshuti zanjye, muri inshuti. Ikintu Yesu akora ni ikihe? Yahise avuga ati ndabakwa kugira ngo nzabishyingire, mbatware mube abageni banjye cyangwa se mube abagore banjye. Bibutse ko itorero rya Kristo ni umugeni wa Kristo, kandi akongera akaba umugore w'Imana. Ni umugeni wa Kristo kuko yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi, akaba umugore w'Imana bitewe n'uburyo riganduka rikora umurimo w'Imana. Murabizi ko umugore agandukira umugabo iyo ari gukora imirimo. Icya mbere riraganduka, rigandukira Imana ari we mugabo waryo. Icya kabiri ni uko ribyara, umugore arabyara. Ribyara iki? Ribyaza abantu ubutumwa bwiza. Itorero rya Kristo ni umugeni wa Kristo kuko yarikoye amaraso y'igiciro cyinshi, rikaba umugore w'Imana kubera ko ribyara, ribyaza abantu ubutumwa bwiza. Icya kabiri rikaba rigandukira iki? Imana. Yesu rero yaradukoye, amaze kudukwa. Ndabyibuka iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere hereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, Yesu azamukana n'abigishwa be ku musozi wa Elayono ajya kubasiga kugira ngo asubire mu ijuru, cyangwa se wowe nusoma uzahere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo nibuza wa 11. 11 niho yazamutse agenda, hanyuma azamukana nabo. Ijambo bamubaje ku murongo wa 6 baramubaje ngo none se mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Yesu arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'ibihe cyangwa iminsi data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Asoza babwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabaga bo kumamya uhereye Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yesu rero yazamukanye nabo, bageze ku musozi wa Elayono abasigira inshingano, arababwira ngo nahawe ubutware mu ijuru ndetse no mu isi, nuko mugende muhindurane mu mahanga yose, mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe isi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri jambo yarivuze ubwo arimo arabasezera, ariko abasigira inshingano kujya kubwiriza, guhindura abantu mu mahanga yose. Arangije azamuka bakimureba ngo igicu kiramubakingiriza. Icyo nshaka kwivugira rero, Yesu amaze kuzamuka abasigira inshingano, yaravuze ati uyu mugore wanjye, iyi nshuti yanjye, uyu mugeni wanjye, iri torero ryanjye, ngiye kubategurira amazu bazabamo. Ngaruka inyuma gatoya, murabizi ko umusore yakunze umukobwa, icya mbere hari process bicamo kugira ngo azamuhishingire babane. Icya mbere nuko abanza kujya gufata irembo, icya kabiri nuko asaba gakwa, icya gatatu nuko aza gutwara umugeni. Keraho ubundi uyu munsi bisigaye bikorwa ako kanya muri pafu, ku buryo umusore akwa asaba kanakwa yarangiza agahita anashyingirwa. Ariko ubundi kera byakorwaga mu byiciro bitandukanye. Yesu yaradukunze, amaze kudukunda aradusaba, aranadukwa. Arangije aragenda ajya gutegura urugo rw'umugeni, nkuko umusore itajya gutegura urugo azacyuramo umugeni. Yesu amaze imyaka 1987 yaragiye gutegura urugo umugeni azatahamo, ari ryo torero, kuko yabaze imyaka 33 ku isi, yavuye inaha muri 33. Hanyuma ubu arimo aratunganya amazu. Mwumva iyo myaka yose ari gutunganya amazu tuzabamo. Rero mu kugenda kwe yabonye ko akwiriye kwandika urwandiko, agasigira inshuti ye, agasigira umugeni we, agasigira umukunzi we, urwandiko rwitwa Bibiliya. Bibiliya ni urwandiko Yesu yakwandikiye wowe wamaze kwizera, kandi si nawe gusa, n'abandi bose bazamwizera yararubandikiye, n'abandi bataramwizera. Bibiliya ni urwandiko Yesu yandikiye inshuti ye, ariko rukaba rureba n'abandi bose bataraba inshuti ze, kuko umuntu wese uzemera kurusoma birangira abaye inshuti ye, azizera aba inshuti ye. Rero Bibiliya ni urwandiko Yesu yakwandikiye. Aha iyo ngeze aha mpita mvuga ni kireka hari mbajije ikibazo ku bantu bakundana, abasore bakundana n'abakobwa bakundana n'abagabo twashatse, ibyo turabizi twabinyuzemo. Kuba ufite inshuti ukunda, warangiza ukayandikira urwandiko. Tuvuge mfite umukobwa nkunda, nkamwandikira. Kera bandikaga urwandiko rukagenda ukamara igihe, iterambere itaraza, ubu turi muri .com, tekinoloji yazanye ibintu byinshi cyane. Ubu ni CMS cyangwa se ukomereza message kuri WhatsApp,
ndetse n'ahandi no kuri Instagram, Twitter n'ahandi. Hanyuma ukamwandikira urwandiko, wamara kurumwandikira ukarumwohereza iyo message, ukayimwohereza ugategereza akayisoma, ukabona ntayo yasomye. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, agashira icyumweru iyo message atarayisoma. Icyambere gitakikubaho nuko utekereza ko uyu muntu yakobeshye atagukunda. Icya kabiri nuko biguca intege zo gukomeza kujyana imishyikirano hagati yawe nawe. Icya gatatu bishobora no kukubabaza, nakura nababara ntabwo bishobora, ahubwo urababara. Ubabazwa n'iki? Ubabazwa nuko yanze gusoma urwandiko mwandikiye kandi mwaremeranyije kubana, avuga yuko agukunda nawe umukunda. Yesu yanditse urwandiko rwitwa Bibiliya arwohereza inshuti ze, itorero rye, umugeni we. Ikintu kibabaje ni ukubona umukristo afata urwandiko Yesu yamwandikiye avuga ngo ni inshuti ye, akabika Bibiliya ikamara icyumweru atarayisoma, ikamara ukwezi atarayisoma, ayibitse atayisoma, kandi avuga ngo ni inshuti ye yamwandikiye. Ndagira ngo unyumvire, umbwire umubabaro urimo aho ngaho. Umva kuntu Yesu ababaye, umva kuntu sheri wawe ababaye, umva kuntu umukunzi wawe ababaye. Ikindi, umva kuntu arimo gushidikanya ku rukundo rwawe hagati yawe nawe. Kuki udasoma urwandiko? Ndagira mbabwire ngo Bibiliya nkuko mubona tugira imitoma myinshi, ndabivuga muri sanse turi muri iki gihe turimo, muri nkoresheje iterime. Abasore bakunda guha imitoma abakobwa, n'abakobwa bakaha imitoma abasore. Bibiliya harimo imitoma Yesu yandikiye sheri we, yandikiye itorero. Harimo imitoma myinshi, harimo amagambo meza humuriza, harimo amagambo akomeza, harimo amagambo no kuyumva gusa ushobora guta ukiri indwara wari urwaye igahita ikira, no kuyumva gusa ku buryo ibyiringiro byawe bishize bigahita bigaruka. Bibiliya n'urwandiko Yesu yatwandikiye. Noneho ibaze rero ko utarusoma, wibaze umubabaro afite, wibaze yuko arimo kubona ko umubeshyi utamukunda, kuko ntumukunda. Niba udasoma ijambo ry'Imana ntukunda Yesu. Ikindi, twasoma ijambo ry'Imana kugira ngo ariho ngaruka neza. Zaburi ya 2 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Uyu ni Dawidi yandika iyi zaburi, yanditse ari kwandika Yesu. Nukuvuga ngo ubuhanuzi yahanuye kuri iyi zaburi, yahanuraga Yesu. Havugwamo ibintu bitatu: havugwamo Yesu, hakavugwamo itorero, hakavugwamo ndetse no gusoma ijambo rye. Ni ibintu bitatu bivuga muri iyo zaburi: Yesu, itorero ndetse no gusoma ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nuko noneho mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mwisi mwemere kwiga. Aba bavuzwe abami n'abacamanza nabizera Kristo Yesu. Bibiliya ivuga ko turi abami tukaba n'abatambyi. Yesu yavuze ko turi abacamanza, tuzicara ku ntebe 12 tugacira imiryango 12 ya Isiraheli imanza, ndetse n'andi mahanga yose yo mwisi ubwo Yesu azabagarutse aje gutwara itorero rye, ubwo tuzasanganira Yesu mu kirere. Tuzicara ku ntebe 12, tuzicara ku ntebe ducira imiryango yose yo mwisi imanza. Turi abami tukaba n'abatambyi. Urwandiko rwa mbere Petero yanditse ibice 2:9. Ariko noneho mwebwe mu rwoko bwatoranijwe, abatambyi y'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yarose, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu cyo witangana. Niba ngo twebwe turi abami, turi abatambyi, turi abacamanza. Nuko noneho mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zaba mwisi mwemere kwiga. Umva rero umurongo nashaka, aravuga ngo mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe, muhinde imishyitsi, musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya ukongezwa vuba, hahirwa muhungira bose. Ikibazo, gusoma urya mwana ni uwe. Dusanze uyu mwana ni Yesu. Ese ni gute tumusoma? Dusoma Yesu gute? Gusoma Yesu, kiriya gitabo cyitwa Bibiliya ni Yesu gusa wuzuyemo, kuva mu itangiriro kugera mu gitabo cy'Ibyahishuwe ni Yesu gusa urimo. Iyo usoma Bibiliya uri gusoma urya mwana, iyo usoma urya mwana uri gusoma Yesu. Dawidi yavugaga umwana ari we Yesu. Iyo usoma Bibiliya uri gusoma Yesu. Noneho baratubwiye ngo musoma urya mwana kugira ngo atarakara. Niba rero tumusoma ntarakare, ubwo bivuze ngo tutamusomye ararakara. Ikintu gikomeye, umukristo asoma Bibiliya bituma Yesu amurakarira. Utuburakari buturuka hehe rero? Buva hehe? Umukristo asoma Bibiliya agira amanyanga menshi, agira ibyaha byinshi akora atazi ko ari ibyaha. Ibyo byaha kenshi uzasanga Bibiliya ikunda kubyita ibyana by'ingunzu. Salomo niko yavuze ngo ni ibyana by'ingunzu. Ariko kandi twebwe mu Kinyarwanda cyumvikana tubyita ngo ni ibyaha by'inyongo bizabugingo.
umukristo usoma bibiliya hari ibyaha byinshi akora atazi ko ari ibyaha, ku buryo umuntu usoma bibiliya ashobora no kumusanga akamubwira ngo ibi uri gukora ni ibi ni ibyaha, akakubwira ngo warayoye. Ubwo rero iyo ukora ibyo byaha umujinya wa Yesu kubaho, Yesu arakurakarira. Ubwo rero badusobanurira ijambo rivuga ngo musome urya mwana kugira ngo atarakara. Bivuga ngo utayisomye ararakara. Arakazwa nuko hari ibyaha byinshi ukora utazi yuko ari ibyaha. Ugira utunyanganyanga twinshi, ugira amatiku menshi, ugira ibyaha byinshi ukora bigatuma Yesu aguhozaho uburakari. Kandi ukagenda bakaguhanurira, kaguhanuranga Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye akazi, bakubwira ngo hari ibintu Imana yemye ku buzima bwawe, kandi umujinya wa Yesu ukuriho. Ukagenda nawe wumva ngo Imana irakwemera. Nta nubwo twemezwa n'Imana yuko yaduhaye ibyisi. Ntabwo ibyisi bitwemeza ko Imana idukunda, kuko ibyisi abisi babitunze kurenza uko abakristo babitunze. Bibiliya ivuga ngo ivubira imvura ababi ndetse n'abeza. Imana ijya kurema umuntu yamuremye yateguye ibizamutunga. Ntabwo umuntu yaje ari impanuka, si impanuka. Nijya nkubwire ngo kubaho kwawe wowe uri projet y'Imana. Wowe uri projet y'Imana. Mbere yo kubaho Imana yabanje kubishyira muri projet, ibanza kugutegura uko uzabaho, itegura n'ibizagutunga. Igitabo cy'Itangiriro Bibiliya ivuga ko Imana yaremye isi, yarangiza ikamara ingobyi yo muri Edeni, ikamezamo ibiti by'ubwoko butatu, igiti cy'ubugingo, igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi, ndetse n'ibiti by'imbuto ziribwa. Ibyo byose ishyiramo n'amatungo, ishyiramo n'inyamaswa, ishyiramo inyamaswa utuntu tuzanezeza umuntu, ishyiramo n'akaboga itunga azarya, ishyiramo ibiti imbuto azarya, ibona kumurema. Urumva ko ni projet, wowe uri projet y'Imana. Ntabwo rero ko byatunguye Imana. Ubuzima bwawe Imana buteguye utari wabaho, imyenda uzambara, imodoka uzagendamo, ibyo uzarya niba ari amatona ngahe niyo uzarya, ntabwo uzarenza tona Imana ateguye uzarya, uzahita upfa. Imana ibateguye ngo uzambara imyenda amakamya ngahe ntuzayarenze, niba ari 3 nayo uzahita upfa. Ibintu byose uko ubayeho ubuzima bwawe ni projet y'Imana. Rero abantu bose Imana yaremye bari mu isi yabanje kubategura ibizabatunga. Niyo mpamvu ntabwo ibiki twemeza ko Imana idukunda ntabwo ari iby'isi, kuko Imana yabiteguriye abantu bose, ikiremwa muntu cyose. Ikitwemeza ko Imana idukunda nuko Yesu ari muri twe, kandi tukaba twumva dufite amahoro, tukaba dusoma ijambo ry'Imana dukiranuka, tukadusoma Bibiliya tugakora iki ijambo ry'Imana gize gute bitubwiye. Noneho rero birababaza kuba wagira abantu bakaguhanurira amazu n'akazi n'amafaranga n'imodoka n'ibindi, ukibwira ngo Imana irakwemera, kandi wararambitse urwandiko umukunzi wawe yakwandikiye Bibiliya, ukarubika, ukabukora amanyanga n'ibyaha byinshi, ukagira ngo Imana irakuzi. Ikuzi hehe? Reka nkubwire ngo soma ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, mukobwa, musore, nshuti yanjye, soma ijambo ry'Imana. Soma urwandiko umukunzi wawe yakwandikiye. Hari umuririmbyi waririmbye ngo, kandi mvuga igitero kimwe na Rofre, yaravuze ngo mukunzi wanjye unyitaho, ntekerezaho wansize, ko wasize mu icumbi, umbwira yuko ugiye kunteguriraho kuzaba mu munezero mwinshi. Aravuga ngo imvura iyo ari nyinshi antwikira umutaka, izuba ryaba ryinshi akanshyira mu gicucu cyiwe. Icyo nakora cyose ntacyo namuburana, yemwe mfite umukunzi umenyera ubuzima. Ageze aho ngaho kuri Rofre igitero cya kabiri yaravuze ngo buri gihe nisomera urwandiko wasigiye nkasubizwamo imbaraga, rumbwira ko uzagaruka kutujyana aho tuzaba mu munezero mwinshi. Uzwamo imbaraga, ikintu gitakibaho. Ahita avuga ngo nzarwana intambara, nzarinda ibyo kwizera kugeza ubwo nzabona uwankuye akomeye. Aravuga ngo mukunzi uzaza ryari ko ababisha bankoba. Aravuga ngo ariko icyo nzi neza nuko mfite umukunzi umenyera ubuzima. Nakubaza wowe nkurikiranye, niba udasoma urwandiko Yesu yakwandikiye, niba udasoma Bibiliya, niki kigusubizamo imbaraga? Mu gihe umuririmbyi yaririmbye ngo iyo dusomye rusubizamo imbaraga, wowe niki kigusubizamo imbaraga? Ubukristo bwawe bwubakiye ku musenyi. N'abandi babaho badasoma ijambo ry'Imana banze gukizwa, nawe wubatse ku musenyi. Inzu yubatse ku musenyi iy'imivije, umuyaga ugahuha, byose bikikubita kuri iyo nzu, irasenyuka. Gukomera kwawe ntako y'uwo mukristo udasoma Bibiliya. Niyo mpamvu mubona benshi barimo baragwa muri iki gihe cya coronavirus, COVID-19. Benshi barimo baragwa, ariko nubwo tuvanguragwa ntiwigeze uhagarara, kuko umuntu asoma ibyanditswe byera agasoma ijambo ry'Imana ntajyagwa, habe na rimwe ntajyagwa. Ikimugusha abantu bafatiye gakiza mu nsengero gusa, bumva ko bazakizwa mu nsengero. Kirizwa mu rugo, kirizwa mu kazi, kirizwa ku ishuri, kirizwa mu nshuti zawe, kirizwa ahantu hose. Mbega muri societe yose y'abantu uburimo kizwa n'ikimana gushakaho.
ntabwo agakiza gaturuka muri za nsengero twinjiragamo. Dore tumaze amezi ageze mu 8 insengero zarafunzwe, none ngo ubwisengero zafunzwe ngo ndaguye. Hari ejo bundi hari umuntu naganire nawe arambwira ngo hari agace kabe kandi ni iwanyu, ni muri mu gace ke wanyu. Yabwiye yuko ngo abantu benshi babarokore baguye, ngo baraguye ngo kubera ko umutobe ngo utari gucuruzwa, ngo leta yabyanze, ngo yanze kucuruzwa ngo kubera iyi ndwara, ngo none ngo bose bagiye gukora inzoga, ngo burizo barimo barikorera gusa, ngo barabarakora ngo bari mu nzoga. Birababaje. Urazira kuko utigisoma ijambo ry'Imana. Iyaba warasomye ijambo ry'Imana, niki cyakugusha ngo sinyijya mu rusengero guterana? Yesu yavuze babiri cyangwa batatu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 18:19 kugeza ku 20. Yaravuze ngo kandi ababwira yuko ababiri muri imwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba bazajya kwererwa n'Data mu ijuru. Kubera ko aho ababiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba hagati yabo. Amateraniro Yesu yavuze si ibihumbi by'abantu, si abantu 100, si abantu 500. No, yavuze ngo ababiri cyangwa abatatu nibaterana bagahuza umutima, icyo bazasaba Data cyose bazakibona. None abantu bafatiye agakiza kujya muri bari abantu benshi, ngo worship team ngiririmba, ngo korali ziririmba, ngo turi benshi. No, agakiza ni wowe wenyine ku giti cyawe. Impamvu rero byose bikubayeho, urazira ko wanze gusoma urwandiko rw'umukunzi wawe, wanze gusoma Bibiliya. Musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya wo kongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Bivuga ngo umujinya wese ukongezwa vuba. Niba udasoma Bibiliya waragukongerejwe. Umujinya wa Yesu kuriho, urawuryamana, uwambariraho, uwugenderaho, usinziraho, uriraho. Mbega umujinya Yesu kuriho, kandi ukavuga ngo ngaranyemera. Uhora mu dukora sino mu turirimbo gusa, kandi ufite amanyanga menshi. Ubuyobe buri mu bakristo, ubuvangirwa burimo bwishi, kuko bazi gusoma ibyanditswe byera. Hari abagiye bavuga ngo jewe ngiye nyisomye ngo sinyumva, abandi ngo jewe ngiye nyisomye ngo metasinzira, abandi ngiye nyisomye ngo mbona ibikezi. Urumva ni ikibazo. Kubera iki? Reka babwire ngo Imana ifite ubuhanga bukomeye. Murabona uyu mutwe wanjye, harimo akantu kitwa ubwonko. Ubwonko nibwo butumye ndi kuvuga ibintu byose, bunkoresha ibintu byose mureba byose. Murebe ubwonko Imana yashyize mu kiremwa muntu. Murebe ikiremwa muntu urwego kigezeho. Murebe ibintu kirimo kirakora. Murebe kugeza aho umuntu arimo kujya mu yindi mibumbe. Yageze mu kwezi, yagize muri za Mars n'ahandi. Murebe umuntu utegeka gukora ikintu nk'iki cyitwa computer. Muri computer ibyo bintu byose nibikoze, ikora ibyo wagajura, ikora ibiki byose. Ako ni ka kantu kitwa ubwonko Imana yamuhaye. Mwari muzi ko akari akantu ntafatisha n'urwara, ntashobora gufatisha n'urwara. Imana yakuye ku bwonko bwayo ikakadushyiramo. None urebe ubwo buhanga ufite, wibaza ubuhanga Imana ifite. Umunyarwanda aciye umugani avuga ngo utaganiriye na se ntamenya ibyo sekuruza yasize avuze. Sibyo cameraman? Sibyo? Utaganiriye na se ntamenya ibyo sekuru yasize avuze. Niba udashobora gufata umwanya ngo uganire n'Imana, kuganira n'Imana no gusoma ijambo ry'Imana, niba udasoma ijambo ry'Imana, ntabwo uzigera n'umunsi n'umwe umenya ubuhanga bw'Imana. Bibiliya uyifata uyireba minota 5 ngo urayisomye, ubwo ni wagerageje ukayimara 10 ngo urasomye, ugashakamo akarwa kamwe kajyanye n'amarangamutima yawe n'irari ufite. Hari umuntu umwe urabona akaruka kagezweho ubu muri iki gihe nabyo biriho, ariko n'ubundi bigeze bihagarara. Ibyo bita ngo nukurya mana ngo mu ijambo ry'Imana. Agafata Bibiliya akagira gutya, agahita areba ngo umurongo runaka garafomboza. Urumva? None hari umuntu wageze kubikora, ubwo izo ni za nyanda zanze gusoma urwandiko Yesu yatwandikiye. Agira gutya arafomboza, asoma ijambo rivuga ngo, ubwo yari yavuze ati ndasoma umurongo uyu n'uyu. Uwo murongo asanga uravuga ngo nuko Yuda ariyahura. Abati kwacinara Yesu. Tisubwo ngende niyahurira, arongera abumva ati ntaga harahange. Arongera afomboza. Abona asoma undi murongo uvuga ngo genda nawe ugira utyo. Aravuga ati ni ibikira. Nuko Yuda ariyahura, genda nawe ugira utyo. Nuko abantu benshi bameze.
nuko abantu benshi bameze kandi ayo magambo yose ari muri Bibiliya yose arimo ariko buri jambo ryagiye rivugwa bifite impamvu Yesu arivuze kuko urebye ibiri hejuru byose hari impamvu iryo jambo ryaje abo ni babandi bavangura ry'amanu banze gusoma ijambo ry'Imana hakaba n'abandi nabo bareba mu gutyo bakagenda none se ibaze nawe ubuhanga ugezeho n'igihe wabushakiye tekereza igihe wicara urimo kubwira tekereza abantu ubuhanga isigezeho abantu bageze ubuhanga bagezeho bamaze imyaka myinshi babyiga uzi umuntu wakoze indege imyaka yamaze ariko gukora ubwo bushakashatsi kandi se nawe yikoze afite abandi baje bamusimbura kugeza ubwo irangiye indege irarangira uzi umuntu wakoze computer uzi igihe yamaze ukabure ubona computer ibintu ikoze nuko uvuga kugeza uyu munsi kugira ngo usobanukirwe ijambo ry'Imana uryumva urimenye nuko utindana naryo nuko uritindaho nuko urisoma igihe kirekire nuko ufata umwanya munini wo kurisoma nuko wiherana n'Imana uko uzi ku ishuri wigaga waba witeguye examen ukajya kurara ahantu wakanagiye mu mazi ngo urimo kwiga amasomo usoma amasomo yose mwize mu gihembwe cyose kugira ngo urebe ko bazakubaza n'ikibazo gitsinde ukuzi wabaga witeguye examen ukajya mu ishyamba wenyine ukajya gusoma usubira mu bintu byinshi cyane niko n'Imana ishaka kusoma ijambo ryayo kugira ngo umenye ubwo buhanga buririmo nuko ugomba kuritindamo karisoma ukongera ukarisoma ukarimaramo igihe kinini cyane ukiherera wenyine na stress ukajya kwicara wenyine ukarisoma nibwo uzahishurirwa ubuhanga buri mu ijambo ry'Imana none uvuga ngo urasoma nturyumve ugeze uri umwanya se Bibiri tuvuga ko abatubandirije bagendaga bakamisa 40 bari kumwe n'Imana ba Mose ba Eliya ba Daniel yari premier ministre i Babuloni yungirije umwami nta mu president nzi ko uriho muri iki gihe unganya ububasha nubwo Daniel yari afite ariko Daniel yiheranaga n'Imana kuko umwami wa Babuloni yayoboraga ibihugu 127 kandi icyo gihe tuvuga ibihugu mutagira ngo ni ibingibi bisanzwe icyo gihe yabaga ari za empire igihugu cyabaga ari kinini cyane bivuye ngo Daniel yari afite icyubahiro kirenze icya Perezida Obama w'umunyamerika ariko yafataga umwanya agasoma muzasoma igice cya 9 ari gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ariho yeshurirwaga iby'ibyumweru 70 kuko abisiri bazamana imyaka 70 i Babuloni arasoma bituma agira ububyutse gusoma ijambo ry'Imana bitera ububyutse haleluya bitera ububyutse igituma abantu baguye bananiwe gukizwa nuko banze gusoma ijambo ry'Imana mwari muzi ko ijambo ry'Imana ririmo philosophy ririmo histoire ririmo geography harimo politique harimo abagore harimo abagabo harimo amafaranga harimo akazi harimo ubutunzi harimo kwambara neza harimo ubwenge harimo ni kwigisha icyo bita completement imyitwarire ukamenya uko witwara imbere y'abantu imbere y'abize imbere y'abatarize imbere y'abaswa imbere y'abanyacyaro imbere y'abanyamugi ijambo ry'Imana ririmo leadership ririmo ubuyobozi umuntu urisomye avamo umuntu udasanzwe ahinduka umuntu w'amateka ahinduka umuntu udasanzwe ikigeretse kuri ibyo harimo ubugingo buhoraho ribitse ubugingo buhoraho nshuti yanjye musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba hahirwa abamuhungiraho bose Abakolosayi twasomye ibice 3:16 ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi ndimbo n'ibihimbano by'umwuka soma urwandiko rw'umukunzi wawe soma urwandiko rwa sheri wawe abasore n'abakobwa muri iyi minsi barimo barakundana hari icyo bindimo kumva ngo barabanza bagasaba na vase ko bakundanye ngo ntago bashobora kubaranga atamuhaye avance niko bimeze ikindi kubirebana no gusomana barasomana bikomeye cyane kugira ngo ubone umukobwa muri iyi minsi n'umusore bajya kubana badakoze icyo bita gusomana ngo bakorana amakaresi muri iki gihe biragoye wamenyereye guha bizu umusore wawe wamenyereye guha bizu umukobwa wawe sheri wawe mukundana Yesu akeneye bizu yawe kuko yaragukoye uri inshuti ye azagutwara Yesu akeneye kusoma Bibiliya yusoma Bibiliya urimo kumuha bizu niyo mpamvu anezerwa ukubona iyo umusore agusomye bikunezeza nawe wasoma umukobwa nawe wasoma umusore nawe bikakunezeza niko Yesu ashaka ko nawe usoma Bibiliya iri kuyisoma uri kumuha bizu bikamutera kunezerwa bikatuma atakurakarira Yesu akeneye ko mumusoma nusoma Bibiliya uzahinduka umuntu udasanzwe ngera aho soza
murabona ubuyobe buriho muri iyi minsi nakuse wabumenye ute ntiwarabimenye ko buhari. Ubu hariho ubuyobe bw'uburyo butatu. Ubuyobe bushingiye ku nyigisho zitwa prosperity gospel. Iri jambo prosperity rikuyemo ibintu byinshi ariko rikavuga nibuza nk'ibintu bine: uburumbuke, gutera imbere, kugubwa neza, amajyambere. Hari ibintu Imana iremye ku buzima bwawe. Imana ihinduye amateka, Imana iguhaye visa, Imana iguhaye imodoka. Hari ibintu Imana ihinduye biremwe nonaha. Ntabwo bwari ubutumwa. Ibi Imana yambwiye ko ari umurenda w'igi utagira umuhondo. Buriya mwigi ikigira vitamini ni umuhondo, uriya mweru nta vitamini zibamo. Uriya umweru gusa nturya umuhondo nta kintu buriye, nta vitamini buriye. Ariko uriya umuhondo buriye vitamini zituma umuntu w'inyuma abaho, uyu mubiri ubaho. Uko ni nako umukristo wizize inyigisho zishingiye ku by'isi gusa, prosperity singiye ku mafaranga, ku kazi, kuri promotion, kujyanwa hanze, Imana irakwaguye, Imana ikugire gutya, ibyari nk'inyanja nk'umuraba imbere yawe, Imana ibihinduye amatabi, Imana ivanye imisozi iri imbere yawe. Ntabwo ashobora gukura. Izo ni inyigisho z'ubuyobe bukomeye kandi buri mu rujijo rwinshi. Ngo Uziya yaratanze, ngo Uziya n'ubukene, ngo Uziya n'inzara, ngo Imana ngo Uziya ngo aruri imbere yawe uramwishe. Ntabwo ari ubutumwa. Desha Bibiliya ntabwo ibyo bivuga, nubwo we muvuga butumwa we wirirwa ubeshya abantu, wafashe Bibiliya ukayigoreka. Ariko tugiye gusesengura iyo mirongo yose ifashisha yose yo muri Yesaya no muri Zaburi n'ahandi, wasanga ibyo uvuga ntaho bihuriye. Ikindi, izi nyigisho z'ubuyobe ziriho ni inyigisho zishingiye ku buntu butangaje, byarangiriye ku musaraba. Iyo wamaze kwizera nta kindi kintu ubusabwa, ngo nta kindi usabwa. Mbega abantu bose bamaze kwizera bitwa ngo nabera, ngo nta cyaha kindi basabwa, ngo ntibazarimbuka, ngo umuntu amaze kwizera ntazarimbuka. Nudasoma ijambo ry'Imana ngo ukore ijambo ry'Imana ikubwiye, uzarimbuka ahubwo urimbuke nabi. Wowe urarutwa n'umupagano utarigeze yizera Yesu. Niba waramaze kwizera ukaba warifashwe n'izi nyigisho z'ubuyobe zivuga ngo byarangiye ku musaraba, ngo nta kindi sabwa ngewe, ukaba ugisambana, ukaba uciwe, ukaba ukirwana, ukaba ukinywa ibiyobyabwenge, ukaba ukinywa inzoga, ukaba ukigambana, nagira ngo ubwire ngo uzarimbukana nabi. Niko Yesu yavuze. Yesu yarabyivugiye ko bene abo ngazaza akabatemagura. Izo ni inyigisho zindi z'ubuyobe zije. Iza gatatu ni izindi zazanywe n'umuntu ntabwo nakwirwa nzitindaho. Ni umuntu afite ikiganiro cyitwa ngo nubwire ukirimbuze. Uwo nguwo yaje akana Bibiliya katari ijambo ry'Imana, kandi afite abayoboke benshi bamaze kumuyoboka benshi. Izo ni inyigisho zimaze kuza mu isi, ziri kuyobya abantu benshi, ziri kwigishwa hirya no hino. Izi z'ubuntu zo mbabwiye, z'ubuntu butangaje, Illuminati nako n'izindi nuko ngo Illuminati ni iri kuzifinansa, ifite abakozi benshi mu bihugu bitandukanye byo ku isi, ku buryo bari gufinansa izo abavuga butumwa yigisha izo nyigisho. Ubu nanjye nzigishije ntimwakongera no kumfatisha, kuko nahita mba umuherwe mu rwego rwo hejuru. Ni ukuri, nahita mba umuherwe mu rwego rwo hejuru. None abakristo mwaze gusoma urwandiko Yesu yabandikiye ngo musobanukirwe ukuri ku ijambo ry'Imana. Bene data, topiki twaganiragaho, ubutumwa numvaga Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo nkugezeho. Soma ijambo rya Kristo, ribe muri wowe rigwiriye kandi rifite ubwenge. Ribe muri wowe rigwiriye. Bakristo mwamaze kumenya ijambo ry'Imana, bakuzi b'Imana, bahanuzi. Abahanuzi mwanze gusoma ijambo ry'Imana murabeshya mwebwe. Nima muzamuhanura ibinyoma. Muri guhanura abantu ibinyoma mwanze gusoma Bibiliya. Muri gusanya ingo z'abantu mwazimaze. Muri gutanya bakundana. Mwabaye besikoro mu gukuramo abana amafaranga, mwabeshye ngo Imana ngira yababwiye ngo nibabahe ibyifuzo ngo ujye kwasagira kizabonwa kanyara na he ngo hanyuma ngo bahe amafaranga. Ibyo byose nuko mwanze gusoma ijambo ry'Imana. Muri guhanura ibinyoma mubwira abantu ko uyu mugabo atari we, ngo nibatandukane Imana igiye kumwa umugabo we. Nta yindi mpamvu uko mwanze gusoma Bibiliya. Ikindi, baririmbyi haba bahanze ku giti cyabo, abaririmbyi muvuga ngo muraririmba mu makorari, ntimujye musoma Bibiliya murabeshya. Mwanze gusoma Bibiliya. Uririmba icyo udasoma Bibiliya, nukubera icyo udasoma Bibiliya. Niyo mpamvu muhimba uturirimbo tw'amaringosho twamaryo tubeshya abantu, tubakundisha isa kubakundisha ijuru. Kuko ntabyo mufite muhimba nyine, murahimba ibiturutse mu marangamutima yanyu. Mubanze mwigwize ijambo ry'Imana mubone guhimba ibibohora imitima ya benshi. Bakuzi Imana, bashumba, bapaseri, musome ibyanditswe byera. Teologiya ni nziza,
ariko teolojiya iza iherekeza kuba wowe warabanze kwibika ibyanditswe byera. Hari n'abajya abari kujya gushaka gukura umuhamagaro muri teoloji koko, ukajya kuvuga ngo ngiye kwiga teoloji ngo mbone kuza kuba paseri ngo umushumba ngo bumuvuga butumwa. Ntabwo teoloji itanga umuhamagaro utangwa n'Imana no kuba warasomye ijambo ry'Imana. Ibyo rero ibyo niyo mpamvu murimo kuza mugasebya izina ry'Imana, mugatuma intama zirimo kugenda zivuga ngo jewe ntabwo nzajya kwiga teolojiya kuko teolojiya yaje isa nkaho ari nziza, ariko benshi bamaze kubangiza ko bagiye gufatira umuhamagaro muri teolojiya. Wabanje ugasoma ibyanditswe byera ukicarana na Yesu, mukicara hamwe mukaganira ukanamenya icyo aguhamagariye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ubu nibwo butumwa Imana ari impaye kugira ngo mbagezeho, mushishikaje gusoma ijambo ry'Imana. Hanyuma nakubaza iri jambo sorejeho ngo usoma ijambo ry'Imana kangahe ku munsi? Urisoma kangahe mu cyumweru? Urisoma kangahe mu kwezi? Urisoma kangahe mu mwaka? Muri we harimo ijambo riragwiriye. Ese ubuyobe nibwamaze kugeraho? Reba uko uhagaze, waraguye, uri umupagani. N'inzira ijya mu ijuru ntayuze, n'ijuru urarishidikanyaho nuzi ibyari byo nizi niyo biva n'ibiki, kandi uvuga ngo warizeye. Ubwo se wizeye iki? Nta yindi mpamvu no kudasoma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana, hanyuma reka tugusengera Imana. Yego mwasenga cyane Jarike, nta kibazo. Imana iguha umugisha kandi Imana igushoboze gusoma ijambo ry'Imana. Fata icyemezo, ufate Bibiliya uyisome. Uri kuri social media, uri kwirebera ibindi binyamakuru, uri kwirebera amafilime, amaseri niyo wibereyemo, uri kuri Twitter, uri kwirirwa ibica kuri Twitter, uri kuri Facebook niho wibereyemo kureba amashusho n'ibindi bipfuye amaso nibyo wiri gusoma, uri kuri YouTube urebera ibintu udafite epfo na ruguru, uri kuri WhatsApp uri gusoma ibidafite epfo na ruguru. Abandi murajya gusoma ibindi bitangazamakuru bivuga ibitera ubwoba bibahamura. Kuki abantu mukuri bibahamura koko? Mwasubije ijambo ry'Imana ribahazanira amahoro mu mutima, rikabaha umutekano. Abandi murasoma za dictionnaire, ni mu bisome, ibyo ni byiza, ariko mubanze mbere na mbere Imana, musome ijambo ry'Imana. Musome ijambo ry'Imana. Ibyo bigiyeho ujye gushakaho ikinyamakuru kivuga ibirebana n'akazi, ugiye gushakamo akazi, ujye kureba ibidafite umumaro. Ndabwira abakristo kandi nawe utarakizwa, Yesu aragushaka, ni wowe ashaka. Arashaka guhakire, umwakire mu mutima, aguhindura umuntu udasanzwe. Muve kuri social media, mujye no gusoma ijambo ry'Imana. Bibabaje muri iki gihe cy'indwara coronavirus, abantu bicaye mu mazu ukabaranze gusoma wirirwa kuri filime, ku ma series ni uri kwirebera gusa. Filime nyarwanda, filime z'inyamahanga, inyakoreya, izahehe nizo wibereyemo, urahora ujya ku wadije, ujya kwa Kenuza, nimushirireho. Bibiliya warayirambitse, ubusa utagwa ni hehe? Irari ryarakwishe ko amafilime wirirwa ureba, ama pornography nibyo wiberamo, aho utazagwa ni hehe? Satani yakwaritse amakurimo. Uyu munsi ufata icyemezo, wihane. Imana iteguye kugira neza. Reka musengera Imana, wumvishe ubutumwa bwiza, ukawumvisha ko kubona ni gusoma ijambo ry'Imana kandi harimo impinduka nyinshi. Musengere ubwira Imana ngo Mana, fata icyemezo, mbabariraho nagiye mu ntege nkeya, ikindi kandi mpimbaraga zo gusoma ijambo ryawe, urisobanurire. Nuritindamo uzaryumva neza, ariko nutaritindamo ubuhanga buririmo ntuzigera ubimenya. Impamvu uzahora uvuga ngo nge simbyumva iyo mbisomye, simbyumva. Muze twe ko twabyumvisha kandi turacyabyumva. Murakoze cyane. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza tugejejeho. Ijambo ryawe rifite ubuhanga, ijambo ryawe riraryoshye, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe rikiza imyuka mibi mu bantu. Ijambo ryawe ryaratuzuye, niko Pawulo yavuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu. Mwami turagushimiye ko watuzuye ku ijambo ryawe. Zura n'uyunguye mwene data warukijijwe, iby'agakiza bakaba byamuraniye, arazira ko atarasoma ijambo ryawe. Mana umushoboze kurisoma kandi umubabare intege nke zose yagiyemo, kandi n'utarizera umuha agakiza, yizera ijambo ryawe, kuko ugiye kugaruka twese uzasanga tukwiteguye. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kandi ko ubabariye umwene data ukabumuhaye n'imbaraga zo gusoma ijambo ryawe. Tubyambaje twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Jarike, turanezerewe kandi abantu nizeye ko bagiye kubaha ndetse no gukora zimwe mu nama mu bagiriye zo gusoma ijambo ry'Imana. Hari umusore mu minsi yashize twaganiraga,
nari mwoherereje kuno kuri WhatsApp dusangira ijambo ry'Imana nawe ndari mwoherereza n'umusore twiganye arangije ahita ambwira ngo ibyo bintu byanyu ntuzongera kubinyoherereza kubera iki umbwiye ngo sinzongera kohereza ibi ngibi ngo ni ibintu abazungu bagiye hari abakubita babikubita nk'ibindi bitabo byose ngo nyine we abifata nk'ibintu byo kugira ngo abantu bagire discipline kugira ngo babashe kubayobora numva ndababaye cyane ubwo hari ahantu wagiye ubikomo usa nk'ubikubitaho bikubitaho bihita bikanyibutsa ako kantu numvise kambabaje cyane hari abantu benshi bameze gutyo kereka hari ngo wamuma ngo tuganire kuko umuntu ushobora gutinyuka uvuga ngo ni ibintu by'abazungu uri umuntu bivuga ntabwo yigeze amenya imbaraga ziri muri ijambo ntabwo yigeze amenya kuko umuntu wamaze kumva imbaraga ziri muri kiriya gitabo niwe uzi agaciro kayo jewe rero uzi agaciro kayo kuko niba ariya magambo yanditse muri kiriya gitabo ashobora kuba yarankijije ibintu leta yananiwe gukiza iyo leta yashatse kunshyira kuri discipline biranga yarakubise yarafunze ntako itagize birayinanira ariko ariya magambo ziriya nyuguti zonyine zimbuza ko nk'urumogi leta yarananiwe kurumvanaho zimbuza ku gucuruza indaya leta yarabinaniwe zimbuza kwiba ziriya nyuguti zimbuza kwiba leta yarakubise yarafunze kuko nizeye birabira gusa yambwira ategura n'ibinyabazungu ubu se maze kwigisha abantu ngari kimbona abantu bakira indwara kwa muganga bananiwe gukiza kandi ari iramagambo nibo byose bishingiye mperutse kuba ndi kwigisha ahantu umuntu akira indwara ya kanseri ibere ryarabyimbye ryaraboze yaragiye kwa muganga baramubwira ngo nasezere baramubwira ngo nagenda atigeze gupfa aza gusenga mu masengesho yirwaga ameze ngo ahuha ategereje ayiwe yarimo kwezwa kugira ngo apfe ndimo ndigisha mu giterane nafite semina y'icyumweru ndababwira ni muza agaciro k'ijambo ry'Imana ndababwira muzi Petero ku irembo ryitwa ryizi Yerusalemu cya kirema kimusabye yarakibwiye ngo wowe udutumbire gusa uturebe ndababwira ni buriya kugira ngo bamubwire kuri bagira ngo barebe nyine bumve ibyo ababwira bamubwira ijambo bamubwira ibyanditswe byera bamubwira Yesu kuva ava mu ijuru kugeza aza mu isi uburyo yavutse uburyo yakuze ubuzima yabayeho ibitangaza yakoze uko yapfuye nuko yazutse basoza bamubwira ati yadusigiye ubwo bubasha bwo kugira ngo dukize natwe abona n'abapfuye tubazure ahita amubwira ngo rero ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu iryo zina twakubwira haguruka kinama kirahaguruka icyo gihe nese mbabwira ni mwebwe namwe mu ntumbire gusa ni nanjye mu ndebe gusa mwumva ijambo uwo mugore yakize kanseri yahagurutse mu iterana avuze indura ko makaruru umva ashaka no gufungura imyenda aravuga ati ryahise rizamuka ibere rireshya n'irindi rimaze kureshya n'irindi aravuga atayiwe rirareshya n'irindi we atayiwe rireshya n'irindi atayiwe rirakizewe abarahaguribwe bwose bwahise bushira ritari nabyimbuka ati rirakizewe abarahagurutse ati mama kana ati mama ashaka gufungura ibipeso abadiyakore bashaka kujya kumufata ndababwira mwemuretse uwo muntu sindi bwongeye kwigisha mutamuzanye imbere hano ni mumuzana banza asobanure ukuntu rireshya n'irindi n'ukuntu bimubayeho umva umumama yaraje yakize kanseri gasigara hameze hakiri cya gisebe uburibwe bwashize ibere rireshya n'irindi ubu yaragiye ni muzima hakize umugabo wari urwaye umugongo yaragiye kwivuza mu Buhinde bamubwira ko umugongo utazigera ukira umugongo wahise ukira aho ngaho ubwo si umuntu utiga kuvuga ngo gariya magambo ngo ni ibintu by'ibinyabazungu by'abazungu ahubwo akemera siyanse yazanywe n'abazungu ariko akanga kwemera ijambo ry'Imana si ikibazo byarambabaje cyane ariko nuko nyine ariko ibyiza buriya nuko twakwemerera Imana ikatuyobora tugasoma ijambo ryayo nkuko riri kandi tuzungukiramo byinshi cyane murakoze abari bakurikiye iyi Rwanda ni Gospelers kandi nshimira umukozi w'Imana Jarike kuba wemeye kutwakira ndumva n'ubutani tugaruka uzatwakira kuko uyu ni umurimo w'Imana kandi umurimo w'Imana ni mugari ubu ngubu hari benshi cyane bagiye kwakirira sawa rero nababwiraga ko iyi ari Rwanda ni Gospelers nabasabwa gukanda kuri subscribe aho hasi hari handitse n'ibara ritukura kandi mukore share musangize n'abandi kugira ngo ijambo ry'Imana rigere kuri buri wese murakoze naho gutaha amen Imana bahumugisha cyane